mu karere ka Kayonza umusore uri mu Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Kayonza umusore uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko wari umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport. Abaturage bamusanze amanitse mu mugozi yapfuye, aho bamusanganye urwandiko. Bivuga ngo bamusanganye urupapuro bivuga ko ari we wandikiye cyangwa urupapuro yarwandikiye perezida wa Rayon Sport, rugaruka ku gahinda yatewe no gutsindwa kw'iyi kipe, bityo bigatuma afata umwanzuro wo kwiyahura. Iyi kipe ejo bundi yariye ibitego 4-1. Iyi kipe yababaje abafana bayo, bamwe bararira abandi agahinda karabica. Murabizi ko muri stade Amahoro mwabonaga yuko ibintu byakomeye, abafana barimo barira, abandi babuze ibyo bakora, abandi agahinda kabishe. Ariko rero igikorwa cyo kwiyahura ntago ari igikorwa cyiza cyane. Uyu musore rwose ni imbwa yigendera, kuko nta kuntu bavuga ngo ikipe yatsinzwe ngo ugiye kwiyahura. Ntago ibintu byashoboka. Ni n'ubwenge buke, ni no gutekereza hafi ya nabyo. Ubu se kubura so cyangwa ukabura nyoko kutiyahura, ariko se ikipe iratsinzwe ngo ugiye kwiyahura? Reka mbabwize ukuri rero, hari abantu baba bafite ubwenge buke, hari abantu baba bafite ubwonko budatekereza ngo umuntu ariyahuye ngo ikipe yatsinzwe. Ese niyo waba ufana ikipe igatsindwa ni ngombwa ngo wiyahure, cyangwa aho gushaka icyo gukora? Aho wagashatse amafaranga ngo yenda mugura abakinnyi bakomeye ejo bundi muzatsinde, wowe ugiye kwiyahura tu? Ni ubwenge bukeya we. Bafana ba Rayon Sport, mugenzi wanyu yabavuyemo uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko, aturuka mu karere ka Kayonza, yari umufana w'ikipe ya Rayon Sport ukomeye cyane. Ibaze ko yababereye igitambo, yiyahuye kugira ngo iyi kipe ibone yuko hari abantu bayikunda byo gupfa. Bafana cyangwa abakinnyi ba Rayon Sport na perezida wa Rayon Sport, ndagusabye basi ibi bintu gerageza ugira icyo uhinduraho, nibura match izakurikira rwose abareyo muzabashimishe kabisa. Dore yuko akenshi bari kugaruka ku mutoza, ku bakinnyi yazanye. Nago mvuga urubuga rw'imikino, ngiye nkora amakuru asanzwe, nago ngiye mvuga urubuga rw'imikino kubera ko ntago ndi bubyinjiremo iby'urubuga rw'imikino. Ibyo ngibyo wabibaza ba Rugaju na ba Giseri, ibyo ngibyo nibo mwabibaza iby'urubuga rw'imikino. Ngiye mvuga ibiriho cyangwa mvuga amakuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mureyo wiyahuye afite ubwenge buke. Buriya nimba ufana ikipe gira umutima ukomeye. Buriya ikipe ya Rayon Sport ikeneye abantu bafite umutima ukomeye, kuko ikipe ya Rayon Sport nta gihe n'iki na kimwe ndabona yatsinze ngo abafana bishime. Ndetse bajya bavuga ngo akaryoshye ntago gahora mu itama. Hari umunsi bigije kwishima, barabyina baranaserebura. Ikipe bari batsinze ntago ndibuze kuyivugira hano kuri kamera, ariko mu kanya nk'ako guhumbya babishyuye mu minota ya nyuma. Ibyari ibyishimo bihinduka amarira. Ibi rero bavuga yuko cyangwa abafana ba Rayon Sport bavuga yuko ikipe itajya ibashimisha habe na rimwe. Bavuga yuko rero ibingibi bizatuma ikipe bayirekura, ndetse ugasanga bamwe bigiriye gufana andi makipe. Dore yuko ibingibi byavuzwe ku uyu munsi, ku iki gicamunsi, ku itariki zisanga 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Ibi rero byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa ati ni gute umuntu wiyahura kubera ikipe yamubabaje? Ubundi uyu muntu atekereza ate? Nibyo, kwiyahura buriya ni bibi cyane. Ese ugiye kwiyambura ubuzima bwawe ngo ikipe yatsinzwe? Ubwo ufite ubwenge cyangwa nta bwenge ufite? Abantu mwese mwiyahura ndabanenze, n'abantu mushaka kwiyahura mwese ndabanenze. Ari nk'abantu ujya kumva ngo ngiye ngo nta kwiyahura. Iyahure wishe sararirirwa. Numuzagira ubwenge bukenya ngo mwiyahure mane, sibyo? Reka nyimabwiza ukuri nkanjye, ngende umunyamakuru wabigize umwuga. Buriya urupfu nzi icyo ari cyo, koko ngera ahantu henshi nkakora amakuru y'impanuka, bapfiriye mu mpanuka, bishwe, umuntu wapfuye. Nyine ngewe kuko nkora no makuru mbyirirwamo cyane. Rero ibi bintu biteye agahinda.
kubera ko mba nganira n'imiryango y'ababuze ababo, ugasanga bambwiye uburyo ki byagenze, ati njye namusanze yimanitse mu mugozi, undi ati njyewe nasanze yanywe umuti wasumuye apanya ahita apfa. buriya ibyo ngenda mpura nabyo, niyo mpamvu mvuga ati rero umuntu ufata umwanzuro wo kwiyahura rwose nta kintu kiba kimurimo, nta diro iba imurimo. rero abafana ba Rayon Sport mukomere mumere nk'ibyuma, kuko n'ubundi muzahora mutsindwa. murakoze cyane abafana ba Rayon Sport, ubu butumwa ni mwebwe ngiye kubugenera. Ikipe ya Rayon Sport ikeneye abafana, bafite imitima ikomeye, kandi ikindi mwiterateranye umugore abakinnyi kugira ngo ikipe yanyu bashimishe. Mwikwitwaza ngo Skol itera impunga cyangwa Skol iyihereza amafaranga. kuba Skol yiha amafaranga ntago byakuraho yuko namwe mwafata amafaranga mukayaterateranya mukagura abakinnyi bakomeye. Reka njye ubutumwa bwanjye musoreze hano. nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, ibuka gukora subscribe kugira ngo uzajye ubonera amakuru menshi hano ku ino channel, ndetse ubone amakuru atandukanye ay'imyidagaduro twako tugiye kuyashyiraho, amakuru agezweho mu gihugu cy'u Rwanda, filimi nyarwanda, comedy, sport, byinshi cyane bikorerwa ku ino channel uzajye ubibona. Nudakunda kimwe uzajya ukunda ikindi, kuko hakorerwaho ibintu byinshi. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, n'abareyo muri kwiyahura nongeye kubabwira ngo muhagarike kwiyahura, mureke gutangira umwaka mubabaye, mwishime kuko amarira mufite ni menshi. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano.